Gutera akabariro. Muri iyi minsi usanga ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere giteje inkeke ahantu hose, by'umwihariko mu ngo. Ibi biri ku rwego ko biri mu bisenya ingo nyinshi ndetse bikanazana gucana inyuma hagati y'abashakanye. Nyamara si ikibazo cyakabaye kigera kuri urwo rwego, kuko gutera akabariro bifite ibyo kurya ushobora kurya bikaba byabigufashamo. Iyo umuntu afite ubuzima buzima ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ku buryo abikora neza kandi agashimisha umugore we akanyurwa, ariko hari igihe byanga bitewe n'impamvu zinyuranye. Kugira ngo ubashe gukomeza kugira ingufu mu buriri no gushimisha neza uwawe, hari amafunguro y'ingenzi utagomba kubura kugira ngo agufashe guhorana ingufu za kigabo. Ubwoko bwa mbere bw'ibiribwa bifasha umugabo gukora imibonano mpuzabitsina neza mu muryango ni flax seeds. Izi mbuto nubwo mu gihugu cyacu zitahera, ariko kuzibona birashoboka bitewe n'iterambere muri iki gihe ubuhahirane bwateye imbere nabwo. Izi mbuto zikungahaye ku binure bya omega acids, bikaba ari ingenzi mu gutuma amaraso atembera neza mu myanya ndangagitsina ndetse n'ahasigaye hose mu mubiri. Ibinure bya omega 3 kandi ni ingenzi mu ikorwa ry'umusemburo wa testosterone. Uyu musemburo ukaba ugenda ugabanyuka uko umugabo agenda agana mu zabukuru. Umwihariko w'izi mbuto za flax seeds nuko ari ingenzi ku bantu bakuze kurenza abakiri bato, cyane cyane abakimara kurushinga. Ikindi kandi nuko izi mbuto za flax seeds ari isoko nziza ya vitamine B zinyuranye na za fibre, kandi byose bifatanya mu kugira amagara mazima ku muntu. Mu kurya utu tubuto twa flax seeds wakoresha akayiko gato katwo cyangwa se ukadusya ukaturya tuvanze n'ibyo kurya bikomoka ku binyampeke, urugero ingano, umuceri n'ibindi. Ubwoko bwa kabiri bw'ibiribwa by'ingenzi bifasha umugabo mu gukora imibonano mpuzabitsina neza mu muryango ni imineke. Ubusanzwe iyo bigeze ku kongera akanyabugabo, imineke igira uruhare runini kandi rukomeye. Imineke ni isoko ya potasiyumu. Iyi ni umunyu ngugu ufasha kugabanya igipimo cya sodium mu mubiri. Iyo mu mubiri igipimo cya sodium kiri ku murongo neza, bifasha umutima gutera neza, bityo bikongera stamina mu mubiri. Imineke kandi ni isoko nziza ya vitamine B6. Iyi ikaba izwiho gufasha mu mikurire no gukomera kw'imikaya igize ubwambure bw'umugabo. Ikindi kandi imineke ituma hakorwa dopamine nyinshi mu mubiri. Iyi nayo ikaba izwiho gufasha mu gufata umurego ku bwambure bw'umugabo kandi bikamara igihe kinini. Mu mineke kandi hanarimo bromelain izwiho kuvura kudashyukwa, ahubwo igafasha umugabo gutinda kurangiza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kurya byibuze umuneke buri munsi, by'umwihariko isaha imwe imbere y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ni ingenzi. Ubwoko bwa gatatu bw'ibiribwa by'ingenzi bifasha umugabo gukora imibonano mpuzabitsina neza mu muryango ni urusenda rwa kamurari. Nubwo bamwe babifata nk'urwenya, ariko burya urusenda rufasha imitsi y'amaraso kwaguka ku buryo amaraso atembera ari menshi mu mubiri neza. Ubusanzwe ibyo nibyo bituma umugabo agira ubushake cyangwa ashyukwa, kuko iyo amaraso abaye menshi mu gitsina imitsi irarega nuko kigafata umurego. Urusenda rwa kamurari rubamo potasiyumu, kandi iyi nk'uko twabibonye ifasha mu gutembera kw'amaraso no kongera stamina mu mubiri. Mu bindi twavuga kuri kamurari nuko kamurari irimo vitamine C, kandi iyi ifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Nyaboneka uramenye ntuzarye rwinshi ngo rukurye, ahubwo ruke rwumvikana buhoro rurahagije, kuko kurya rwinshi narwo rwatira ibindi bibazo. Ubwoko bwa kane bw'ibiribwa by'ingenzi bifasha umugabo mu gukora imibonano mpuzabitsina neza mu muryango ni impeke zuzuye n'ibishyimbo.
Mu bwoko bw'impeke zuzuye twavugamo ibihwagari, isezame n'utundi tubuto twinshi tunyuranye. Impeke hamwe n'ibishyimbo ni isoko ya thiamine igizwe nka vitamine B1 kandi izwiho gutuma urwungano rw'imyakura rukora neza mu mubiri. Uru rwungano ni ingenzi mu gukora imibonano mpuzabitsina neza kuko nirwo rutuma ibyiyumviro n'ubushake bizamuka mu mubiri. Iyo ufite urwungano rw'imyakura rudakora neza mu mubiri ntacyo byakumarira nubwo mwakoranaho cyangwa mugasomana kimwe n'ibindi byose mwakora bitegura imibonano. Iyo ufite urwungano rw'imyakura rukora neza bituma ubushake buzamuka kandi ubushakashatsi bugaragaza ko uko umara umwanya munini mu myiteguro ari nako utinda mu gikorwa iyo umubiri ukora neza. Impeke zuzuye n'ibishyimbo kandi bikize kuri proteine bifasha imikaya gukomera bityo bikakurinda kunanirwa mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hagati. Ubwoko bwa 5 bw'ibiribwa by'ingenzi bifasha umugabo mu gukora imibonano mpuzabitsina mu muryango ni ubunyobwa. Ubusanzwe mu bunyobwa harimo ibice n'ubwoko bunyuranye bityo muri bwo twavuga akabemba, walnuts, brazils n'ubundi bunyuranye. Ubunyobwa rero ni isoko nziza ya omega 3 kandi yifasha amaraso gutembera neza mu bwambure bigatuma bufata umurego kandi ubunyobwa bunafasha mu ikorwa rya testosterone. Ubunyobwa kandi bukize kuri L-arginine. Iyi izwiho kurwanya uburemba no kongera ingufu zo kugira ubushake no gushyukwa. Ubunyobwa nanone bufasha mu mikorere myiza y'ubwonko no kugira ingufu mu mubiri uko waburya kose yaba kubuhekenya cyangwa kuburya butetse mu isupu. Ubwoko bwa 6 bw'ibiribwa by'ingenzi bifasha umugabo mu gukora imibonano mpuzabitsina neza mu muryango ni tungurusumu. Hari abantu bamwe bashinja tungurusumu kwihindura umwuka wo mu kanwa ku buryo bavuga ko hari abantu banukirwa nayo. Nyamara tungurusumu ni ingenzi mu gufasha abagabo bashaka gukosora imyitwarire yabo mu gihe batera akabariro mu buriri. Umwihariko wa tungurusumu habonekamo allicin. Iyi ikaba yongera amaraso atembera mu myanya ndangagitsina kandi bigafasha mu gutuma ushyuka igihe kirekire kandi neza cyane. Umwihariko wa tungurusumu ni uko atari ngombwa kurya nyinshi ahubwo udutete 4 ku munsi turahagije kandi ikindi irwanya cholesterol mbi mu mubiri. Ubwoko bwa 7 bw'ibiribwa by'ingenzi bifasha umugabo mu gukora imibonano mpuzabitsina neza mu muryango ni shokora yirabura. Ubusanzwe nubwo atari byiza kurya shokora nyinshi ariko iyirabura ni ingenzi mu gutuma ugira akanyabugabo. Shokora irimo serotonin ifasha imikorere myiza y'urwungano rw'imyakura, hakabamo kandi irekurwa ry'imisemburo iva mu bwonko kandi iyi niyo ituma wumva umeze neza. Ikindi ni uko shokora yongera kuryoherwa no gushimishwa n'imibonano mpuzabitsina, gusa nyine muzirikane ko atari byiza kurya nyinshi ahubwo agace gato karahagije. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane.
bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.